Uyu munsi ushobora kuba ufite amakuba menshi ndetse n'ibigeragezo bitorohereye ubuzima uracamo. Ariko nubwo ugeragezwa ndetse ukanababazwa cyane n'umutima wawe ukabona utabona igisubizo cy'ibyo urimo uracamo, ukaba uruhijwe cyane, uyu munsi muzaniye ijambo ryihumure kandi rigiye kugusohora mu bihe urimo uracamo. Mwahaye ikaze. Reka tugendane mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 2:18. Handitse amagambo avuga ngo, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Uwo ni Kristo bavugaga. Uyu munsi wa none ushobora kuba waramenye Imana, ukaba urimo uraca mu bihe bitakoroheye cyangwa urimo urageragezwa n'ibintu bimwe bigiye bitandukanye. Umutima wawe ukaba umaze guhaba cyane, utabona n'inzira z'ibyo urimo uracamo, ndetse ukaba urimo uranasenga cyane aho kugira ngo ibyo urimo urasengera bikemuke ahubwo bikarushaho kwiyongera. Muzaniye inkuru nziza. Kristo niwe rugero rwiza rwageragejwe rwose, anyura mu bihe bikomeye ariko arihangana kugeza igihe asohoreje umugambi Imana yamushakagaho. Uyu munsi wa none ushobora kuba nawe urimo uraca muri ibyo bigeragezo bigiye bitandukanye, ariko reka nkubwire, ukugerageza namara gusoza umurimo yashatse kugira ngo yashatse mu igeragezwa urimo uracamo, ndagira nkubwire ko azagutabara kandi akabihindura. Yesu Kristo twese turamuzi kandi turanamwizera, ariko nagira mbabwire ngo kuko nawe yabashije kugeragezwa cyane, umutima ukababara n'umubiri ukababara, ndetse bikarushaho kuba bibi cyane, ariko kwihangana kwe kwatumye asoza umurimo mwiza Imana yamushakagaho. Uwo rero abasha gutabara abageragezwa bose. Haleluya, haleluya. Nawe rero uyu munsi wa none ushobora kuba urimo urageragezwa ndetse bikomeye cyane, umutima uremerewe, umubiri unaniwe, ndetse wumva ubutayu bukomeje kuba bubi cyane, ariko icyama ukongera ukizera Kristo ubasha gutabara abageragezwa bose. Azagutabara, azakuruhura, ntakazemera gukomeza kunyura muri ibyo bihe. Ni umwami ufite imbaraga, ni umwami ukiza, ni umwami ubohora. Icyampa uyu mwanya ukumva Imana ikuntumyeho kugira ngo ubwire ngo ubwo yabashije kugeragezwa Kristo abasha no gutabara abageragezwa bose, abasha kubakura mu ntambara bacamo, abasha kubakura mu bigeragezo bibagerageza, abasha kuba ihumure mu gihe cy'amakuba. Uyu mwanya ni wizera Kristo arakora umurimo mwiza mu buzima bwawe. Arabishoboye, afite imbaraga, azi n'uburyo byarangira. Njya nkunda kubwira abantu ngo Imana yemeye kutunyuza mu byo turimo turacamo, ifite n'uburyo izabidukuramo kuko izi n'uburyo yabidushyizemo. Rero uyu munsi wica iteka ngo wumve ngo bikurangiriyeho. Nshuti mwene data, nshuti y'umusaraba, Imana iracyagufitiye umugambi kandi mwiza cyane. Ntago yakujugunye, si yanagutaye. Imana iracyagufitiye imigambi. Handitse wa Yesaya yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza. Ntabyo Imana ikunyuzamo ishaka gukomeretsa umutima wawe. Rimwe na rimwe tugeragezwa kugira ngo Imana ikoze Satani isoni, uhora udutangaho ibirego byinshi ashaka kugaragaza ko ibyo turimo atari uko tutamenye Imana, cyangwa ari uko rimwe na rimwe tutari twasobanukirwa, cyangwa azi ko rimwe na rimwe wenda ibyo Imana yaduhaye ari byo bitumye tugumye kuri iyi Mana. Ariko nagira mbabwire ngo ubagerageza ashoboye no kubatabara, ashoboye no kuba ihumure,
ashoboye no kubagirira neza. Si uko bizahora nshuti mwene data. Imana ifite uburyo izabirangiza. Ndagira ngo musengere kandi umbabarire, wizere ko Imana igiye gukora umurimo kandi ko igiye guhindura ibyo byose ubona bidafite ishusho, bidafite uburyo, budafite na Kristo ubwo yabashe kugeragezwa abasha no gutabara abageragezwa bose. Imana ishimwe. Haleluya. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, nsengeye umwene data mushiki wacu, nsengeye Mwami buri umwe wese uneze amatwi arimo arakumva, reka umutabare, reka uhindure ibihe arimo aracamo, reka uce inzira Mwami Yesu. Uwiteka ufite uburyo wabihinduramo kandi ufite uburyo wabigenza. Iyi mitima inaniwe, iruhijwe, ikongera ikiyumvamo ibyiringiro byo kubaho, kuko ni wowe wenyine ujya urema ibitariho bikabaho. Tabara abageragezwa bose, tabara abaruhijwe n'ubuzima, tabara abaruhijwe n'imibiri, tabara abaruhijwe n'uburyo bugiye butandukanye bw'ibibazo bitari bimwe. Uwiteka wabidukorera kuko twakwizeye. Uwiteka bireme, bishyireho, bibeho, kuko n'ibitari ujye ubiha ubuzima, n'ibitarabaho, n'ibyo abantu batiringira nabyo ujye ubibeshaho. Mana turakwizeye kandi twakiriye gukurwa mu bitugerageza mu izina rya Yesu.